icumi ageze ku 15 nimba hano yego ingoma za 20 guhera ku 10 ugeze ku 15. rero dusoma ahangaha mu ngoma ya 2 igice cya 20 umurongo wa 10 tugere ku wa 15. nuko none dore abamoni n'abamowabu n'abo ku misozi ya Seyiri abo wabujije abayisiraheli ko tubatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura mana yacu tiwakwemera kubahana nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye kandi tubuze uko twagira ariko wowe ni wowe duhanze amaso. nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'umulewi wo muri bene Asafu aho yari ari hagati mu iteraniro aravuga ati nimwumve yemwe mw'abayuda mwe nimwumve yemwe mwebwe turi kumwe hano kuri runo rubuga nimwumve yemwe mw'abayuda mwe mwese namwe baturage b'i Yerusalemu nawe mwami Yehoshafati uku niko Uwiteka avuze mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. yego ejo muzamanuke mubatere ku 15. dore bazazamuka ahaterera haja Isise muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu Yeruweli muri iyo ntambara timuzagomba kurwana yego muzahagarare mwirebere haleluya mwirebere agakiza Uwiteka azabaha yemwe bayuda n'ab'i Yerusalemu mwitinya kandi mwe kwiheba ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Amen. amen. iri jambo rirumvikanye kandi ni ururimi twese twumva. Pastor ugeze neza cyane usomye neza mu by'ukuri ukuntu wumva uko nta n'ikindi twakwama dusenga ariko mu mwanya mutoya reka tuvuge ijambo natekereje ko umutwe w'iri jambo natekereje ko tuvuga ngo ni imbaraga z'amasengesho mu gihe cy'amakuba. sinzi nimba mu numva ariko turakumva cyane munikirize buramumenye ko turi kumwe imbaraga z'amasengesho mu gihe cy'amakuba. ubu nyine isi yose ibihugu byinshi iyo urebye kuri televiziyo ukareba ku binyamakuru intambara iri ahantu hose henshi kandi intambara dufite ni intambara z'uburyo bwinshi. yego hari intambara ziri mu miryango hari mu miryango ndavuga ngo umugabo n'umugore bafite intambara
umugabo n'umugore n'abana bafite intambara. Hari intambara ziri mu butegetsi mu byama bya politiki barengukana hejuru. Hari intambara ziri mu mahanga, ishanga rihari ritera irindi, igihugu kigatera ikindi. biriya tubwira. Hari intambara zigamije kurimbura iyo urebye ibikorwa biba bihakora. ngira ngo umuntu wese ureba kuri televiziyo wenda reka mvuge intambara abantu bari Burayi bakurikirana bari hafi intambara y'Uburundi n'Uburusiya. Ibikorwa urebye bikari zo kubangiriza uvuga ngo se iko biraja. Intambara y'Isiraheli n'ibihugu by'Abarabu ukumvamira intambara ni nyinshi, ariko nakeneye ko tuvuga ngo imbaraga z'amasengesho mu gihe cy'amakuba. Iwacu muri gakondo yacu hari intambara, igihugu cyarasenyutse, akarere karasenyutse, abantu hari intambara zo guhohotera umuntu gusa ngo kubera kuko Imana yakuremye nibagufate nta bindi bisobanuro bagende baguhanda. Umuntu akisanga ahantu akibaza ngo ese byagenze gute. Rero nakeneye ko tuvuga amagambo ari ndavuga simvuga kuburambuye cyane. Imbaraga ziba muri amasengesho mu gihe cy'amakuba, gusenga bimara ubwoba. Iyo dusenga Imana biza bitumara ubwoba. Twasomye ijambo ry'Imana, mwumvise ko badusomeye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ingoma za kabiri bivuga hejuru y'umwami Yehoshafati. Amaze kumenya neza ko abanzi babagose bari iruhande nta kundi kumva, yavuze neza cyane. Uyu ni umuyobozi mwiza ndamukunda kuko yerekanye imbaraga nke. Aravuga ngo Mana, ese ko ibintu zacitse turabigenza gute? Ariko ahamagara ubwoko, ahamagara abantu ayoboye, arababwira barafura ahantu barasenga. Ariko isengesho ryo yavuze ngo ahita aravuga ngo tuzi uko tugira. Bwana sifiwe. Amen. Tuzi uko tugira, turashobewe nta kundi kumva. Dore umwanzi aratugose, tuzi uko tugira. Dukore ntidufite imbaraga zarwanya bano bantu, ntidufite imbaraga zarwanya bano basirikare zino ngabo zitugose. None tugire gute? Amen. Amen. Ariko Imana yo mu ijuru ni imbabazi. Imana yacu muri izi ntambara zose tuzi zirimo, Imana yacu izitumara ubwoba. Ngo Imana umuhanuzi arahaguruka mu bantu avuga ijwi ry'Imana rimubwira avuga ngo nimwumve ubwoko bwa Isiraheli namwe Bayuda, uku ni ko Uwiteka avuze. Yego, nimuhumure, nimucece, nimutuze, mugubwe neza. Uru rugamba si urwanyu, urugamba ni urw'Uwiteka. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri, gusenga bitanga icyerekezo, ukamenya uko witwara mu kibazo. Iyo intambara zibaye nta kindi ko turavuga hejuru yo gusenga. Iyo twasenze biza bitanga icyerekezo, ukamenya uko witwara mu kibazo. Abantu b'Imana dufite ababyeyi, abakurambere bagiye bahura n'intambara zitandukanye, bagiye bahura n'intambara uriya mu misozi iwacu miremire n'ahandi twagiye tuba. Ariko ikintu cyadufashaga nuko abinjiza abasenzi bahagurukaga bagasenga Imana, bakingura Imana, bakabwira Imana uko ikibazo kimeze. Imana ikintu yakoraga ikabaha icyerekezo. Kuri 15 hano badusomeye, Imana ni ihita yahise ibaheza icyerekezo bamaze kumva ijwi ry'ubuhanuzi. Umwami Hezekiya aravuga ngo nimucece, urugamba si urwanyu. Ibaheza pura irababwira ngo nimugende gusa mwebwe, nimugende hariya mu kibaya nimumara
ntibugire ikindi kintu mugende gusa muceceke umwihagarariye urugamba ni urw'Uwiteka. Ijambo rya gatatu, gusenga bizana Imana mu kibazo cyawe, akaba ariyo yirwanirira yonyine gusa. Iyo duhawe gusenga turaguma twifashishe uyu mwami Yehoshafati. Gusenga bizana Imana. Iyo duhawe gusenga Imana iziza yonyine ikaza mushaka ibibazo dufite duhawe gusenga, akaba ariyo yirwanirira. Umwami Yehoshafati ijwi ry'ubuhanuzi rimaze kuza, rimaze kubahumuriza, baramubwira uru rugamba si urwanyu, nimutuze muceceke murebe icyo Imana iri gukora. Reka nsabe Pastor Michel kandi asome mu gitabo muri cyo kandi gitabo usome kuri 17 umurongo wa 17. 17 haravuga ngo muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, yego muzahagarare mwirebere inteko gusa, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha. Haleluya. Yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen, amen, amen. Pastor, ongera usome iryo jambo kugira ntiturisobanura, ariko mwumve gusa uko ijambo ryariho. Ongera uhasome. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha. Yemwe Bayuda b'i Yerusalemu, mwitinya kandi mwe kwiheba, muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana yavuze gusa ngo muzireme mw'inteko. Umwanya mutoya tugiye kuza gusenga. Inteko tugiye kureba dufite hano muri ano materaniro tugiramo abamama babingiza. Iyo hasenga rero ngira kumva gusa amasengesho yabo ni hakurya kw'imbunda za kirimbuzi zaza kandi niko zazigenda zikakwitaho umwanzari zikabisenya agahunga. Tugira abamama bazi kuririmba. Iyo baririmba indirimbo kumva umutima urahunga. Izo ni inteko tuba twiremyemo. Abinginzi abaririmbyi bagahagara, abaririmbyi bakaririmba tukanezerwa, abasenzi bagasenga tukanezerwa, abatanga ubuhamya bakabuvuga tukanezerwa, abavuga ubutumwa bwiza bakabuvuga tukanezerwa. Haleluya. Amen. Izo ni inteko tuba twiremyemo kugira ngo gusa nitumara turirimbe, dusenge, maze Imana yonyine izarwana urugamba. Ijambo rya kane, gusenga bizana intsinzi, bikarema impinduka mu buzima bwacu. Iyo dusenga Imana bizabizana Imana, bizabizana intsinzi muri twebwe, bikarema impinduka mu buzima bwacu. Israheli bari babuze uko bagira, ariko bamaze kumva mesaje y'Imana y'ubuhanuzi, bamaze kubabwira ngo mwebwe gusa Imana ibaha plan, cyangwa ngo nimugende muzarwa, nimwihagarare murebe Imana ifite icyo izakora. Bene data, iyo dusenga Imana, iyo turi mu masengesho bizabizana intsinzi kandi bikarema impinduka mu buzima bwacu. Imana itugirire neza. Amen.